Okay, uyu munsi tukaba twagize amahirwe turi kumwe n'umuvandimwe wacu araza kugenda abibwira tunaganira byinshi bigiye bitandukanye. Ngewe rero muri kumwe ni Kabagema Isaie Dieudonné, tukaba turi muri studio za Kabagema TV. So muzi ko kuri Kabagema TV hari byinshi tugenda tubasaba, hari gukora subscribe, ugakora share, ugakora na comment. Nibisanzwe twagiye tubabwira kenshi ko tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye birimo no guhuza inshuti n'abavandimwe, harimo abakongomani bagiye batandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye umushyitsi ukomeye cyane. Karibu cyane. Murakoze cyane, nishimiye kuba ndi kuri Amazing Kabagema TV. Sorry, ndavuze Amazing kubera so impamvu avuze Amazing TV nabyo turabivugaho. Ubundi nta Kabagema TV na Amazing TV ni bafitanye relationship cyane rwose. Abantu bamwe Amazing TV ikaba ikorera muri Halifax, ariko tugikomeje Amazing TV hari ibintu byinshi maze kubona bigendanye n'ama byinshi musigaye mukora by'amapublicité, byinshi bikorwa harimo nk'imishanana. Bihagaze gute? Ni ukuvuga ngo Amazing TV ni channel y'abantu by'umwihariko bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Turamamaza umuntu ufite business ashobora kuba yakora, aratugana, yaca kuri Kabagema TV kwicana yanyu cyangwa agaca kuri Amazing TV. Turakwamamariza kandi iyo tukwamamarije ibintu byawe urabishima. So ubushize hari ikiganiro nagejejeho ku bakongomani, turi kuvuga ku bigendanye n'ibya Kongo, ariko nza no kuvuga ko hari benshi baba bakeneye nda kwambika abageni, kwambika abantu bari mu anniversaire, mbese buri birori bigiye bitandukanye wakenera kuba wakwambika nk'abantu. Nari nababwiye ko babisanga muri Halifax, ariko uyu munsi twabiboneye. Ni Hope wadusobanurira mwambika abantu bameze gute, ese mumaze kwambika abantu bangana gute, ese mubona abantu babagana cyane bimeze gute, kugira ngo dukomeze twimbike tunaganire byinshi bitandukanye. Urakoze cyane. Ku bijyanye no kwambika abageni, navuga dufite ikirori cyose. Yego, iyo ufite ikirori umukobwa n'umuhungu muratugana, tukababwira ibikonsoma, twe turabibategurira, ibi nta kintu na kimwe. Yego, ubwo iyo uvuze byose harimo ubukwe bwose, gushakira sare, harimo sare, gushaka sare, hoteli, kwambika abageni ku mpande zombi turabambika. Ikindi abashyushya rwamo turabafite, dufite aba MC, dufite abatahira. Ndi umu MC kandi ndi n'umutahira. Ikindi ndirimbira n'abageni ku bantu batari babizi. Urumva ko hano turi kumwe n'umunyempano ukomeye cyane. Ikindi tubafitiye n'ibyuma, ni ukuvuga twemeye kuyobora ubukwe bwawe. Turavugana, biterwa n'amafaranga yose ufite, ntabwo tuyasubiza inyuma. Tukubwira aho igiciro kiri. Iyo duhaye ikiraka cy'ubukwe bwose, tugufitiye ibyuma, tugufitiye aba MC, tugufitiye abatahira, tugufitiye turanabambika byose. Ugasohoka byose neza. Amahanga wa muco iwacu twe twarawhimukanye, tugeza iwacu ntabwo twemeye kuwugira umukandara, ahubwo twemeye kuramburira kuwambika abavandimwe bose. Ubundi umuco ni amaraso, umuco dutemberamo, tugendana nawo. Yego, nibyo rwose. So none niba mukora bigendanye n'iyo myiteguro ku bageni, gukora by'ubu MC, gukora iby'ubutahira, mukavugira inka, ese mujya mukorera Halifax gusa cyangwa no hanze ya Halifax naho muradelivaringa mukajyayo? Ese murabyohereza cyangwa mwigererayo mukajya aho byabereye? Mwakomeza mutubwira. Ni ukuvuga ngo biterwa n'ahantu uri, n'ibyo ukeneye. Dufite network mu province atandukanye, gusa ibintu biba bigoye nyine, ibikoresho wabibona ahantu uri, ariko ibintu biba bigoye kugira ngo umuntu abe ari kuri tele hari abantu tukoherereza urabona nk'umuntu uri
ubukwe bisaba yuko akugeraho uri buvugire ubukwe akavuga amazina y'inka abagomba n'ubundi kuba hari ikirori amaniverisere ikintu cyose ukeneye ugikeneye muri wa muco w'iwacu Kongo mu rurimi rw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda umuco wa kinyarwanda wose turawufite byose turabigukorera nta kibazo umuntu wese kurikirana Kabagema TV byose turabikora. So mwabyumviye rero n'abantu bakumbuye ikinyemera MC Hope iyo bibaye ngombwa akozamo akanababyinira. So dukomeza rero MC Hope uri muri Canada uhamaze igihe kingana gute? Aha ndi kuhamara ndi ku hafi mu kwa gatandatu nzamaze imyaka 2. Zamaze imyaka 2? Yego. Wow, Umunyakanada. Ni iki cyagutunguye ukigera hano muri Canada? Nkigera hano muri Canada ni ibintu byinshi byantunguye ku buryo ki situation ya hano hari story ntajya nibagirwa. Nkigera hano muri Canada nabonye bose bagira urukundo cyane, urumva bagira urukundo cyane, ngiye ngatekereza ko ari abavandimwe beza bameze neza cyane. Noneho nagiye umusaza yarantumye buriya twebwe tugera ikintu cyo kubaha wa muco wacu ibintu nk'ibyo. Noneho arantuma amaze kuntuma ikintu nakoze naragiye. Urabona hari uburyo ujya kuri Rikasto cyangwa kuri Dorarama ugafata urugi, unahasanze umuzungu aragufatira urugi kugira ngo ninjire. Nanjye nkenera gufasha uri bwinjire. Noneho ndangije ndarufata, uwa mbere arinjira, thank you, ukomeza urafata, ndakomeza ndafata. Urabaza abantu bangaha, urabiza abantu bangaha bakoresha icyo bita igihe bubaha igihe byatari. Navuze ati ngo time is over, amasaha yara bishatse kumbwira ko amasaha yara arageze igihe cyo gufunga. Ndataha nyine rumva ntabwo byagenze neza byatari. Okay. Mu by'ukuri birumvikana ntawe bitacanga. MC Hope ni iki wavuga wowe hano wabonye ko haba ibihe bibiri? Habaho igihe cy'ubukonje n'igihe cy'ubushyuhe. Ariko igihe cy'ubukonje jewe utarasubiza nicyo gihe nanga mu buzima bwanjye. Niyo mbonye icyo gihe kije cy'ubukonje manumva natega ngasubira muri Afrika nkajya mu bushyuhe. Wowe bimeze gute? gusa ngiye kubera naje mu gihe cy'ubushyuhe, nanjye byarambabaje. Iwacu ni heza. Nongere mbwira abantu mukurikiye Kabagema TV batwumva. Umuntu wanjye iwabo burya ni nk'umwana wanze umubyeyi, nta mugisha agira, nta mugisha agira. Ikintu nshaka kuvuga cyo nuko nuko umuntu wanjye iwabo burya ni amahano. Iwacu ni heza, niyo mpamvu banatuzana inaha ariko navuga. Ariko ikintu cyangoye ni ukwakira ubukonje. Hari ubukonje igihe cya sino noneho cya winter. Ikindi tena urabona iwacu nyine hari kawunga twajya kubetesha. Tuvuga kawunga. Nabonye sino uburyo yajemo. Kameramani mpereza agafantari. Ibyo irasini iri kumanuka. Naragiye ikimanuka irasino, ndangije mpita njya kuyora iriya sino nibwiye ko ari kawunga cyangwa se umuceri. Iriya boro yarantangaje cyane byatari. Nibyo nakubwiraga uburyo biri different. Igihugu cyacu ni cyiza. Cyiza nuko batagiha amahoro ariko ni heza, kandi nibiba hano byabayo bitewe n'ubumwe baturusha. Ni nta rindi banga baturushije. Ni ubumwe kumvikana. Sinzi ujuganira n'umuzungu uko yaba ameze kose ari mu origine wa ahita akubwira ko akunda igihugu cye. Ni ryo jambo rya mbere. Canada mu gihe twebwe mu bantu 10 ushobora kuganira n'abakunda igihugu ari 5. Umuntu wabaye mu bihugu by'Uburayi, Amerika na Canada, wabaye mu bihugu by'Uburayi za France hatandukanye,
uwamuha amahirwe yo kugera mu gihugu cye niwe muntu wa mbere kubibyaza umusaruro by'umwihariko mu Rwanda. Umuntu utaravuye mu Rwanda atarakoze icyaha, adahunze ruswa, adahunze igihugu ku mafuti yakoze, adafite n'ikibazo na leta, nta muntu n'umwe ubaho udakunda igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ndabivuga ntabishidikanyaho. Umuntu nakubwira yanga igihugu cy'iwawe, igihugu cy'u Rwanda, ntabwo ndi umunyarwanda ariko barancumbikiye, ndabyubaha, ndabakunda, n'abavandimwe turabashima, turavuga bakumva, bavuga tukumva, kandi duhuje umuco. Rero abantu iyo niyo challenge yancenginze, naje gusanga hano nyine ku bintu by'ibihe ni ahantu habi cyane, nanone niyo hashyushye harakabye. Yego, oya, iyo hashyushye harakabye. So MC Hope, uzwiho impano nyinshi zigiye zitandukanye, harimo ngewe izo muziho, harimo comedy, izindi harimo gukina imikino muri rusange, twakwita amakinamico. Icya gatatu uzwiho ubu MC, icya kane uzwiho byo nibyo nkuziho, yenda uratubwira nawe ibyo wiyumvamo kurusha ibindi. Ikindi ukaba uzwiho navuze ubu MC n'ubutahira. Muri make icyo wiyumvamo, icyo yenda ibyo byinshi wabikoraga tukiri muri Afurika, ubu ngubu ikintu wiyumvamo cyane kurushaho ni nk'ikihe muri ibyo bintu yenda naba mvuze? Mbere bitewe na situation nabagamo, nakinaga filime, ngakina komedi, nkaba mutahira, nka kenshi ikintu niyumvagamo cyane, ariko icyo nakoraga nkumva ndi proud yacyo ni ukuyobora amaspectacle, ukaba MC, master ceremony. Master ceremony akenshi y'abajene, atarimo abasaza, atarimo ya misango y'ubukwe. Biriya bintu narabikundaga cyane, abajene ubu nabura cyabikunda. Kuva nagera ntabwo ndayobora amaspectacle, ariko hano nyobora amakwe. Okay, bivuze ko hano amakwe nibyo byiganje, ariko ku kijyanye n'amakomedi ndabikunda sana, ni nabyo nkunda kuruta ibindi. Ndanabyandika, ariko kubera umwanya n'abantu twakagombye gukina twagwa mwayo marore, n'abahari nabo kubonera umwanya rimwe biragora, kuko ntabwo wafata icyumweru ugiye gukina filime, wakagombye kuba uri mu kazi, ntabwo byakunda, kereka waragafasha gusa. Ariko tuzagenda tubikora kugira ngo twe gutatira umuco w'ababyeyi bacu cyangwa se aho dukomoka. None MC Hope, ubundi impano ituruka impano nakubwiye ko nk'inamakinamico. Urumva hari ukubona, urabona ku myaka yawe uriho uracyari umujene mutoya, ariko ubimazemo iminsi navuga ko itari hasi. Nabitangiye kera umwana mutoya, iyo inspiration yakujemo gute cyangwa uyikomora ku baye byituruka ibyo bintu? Mu mateka nakurikiranye hari umwe mu muryango wabikoraga, ariko ari umutahira w'inka. Yego, yaje kwicwa mu nkambi. Rero zari nka occupation, abantu babaga babigiyemo, ntabwo tukabakurikira. kumva urabikunze cyane, ndabikunze. Byatangiye nkina amakinamico y'icyunamo, twakoze twagiye gushungera aho bari kuyakina, tubikunze. Bati vayo ukine uri umwana, ntangira nkina ndi umwana, birangira nkina ndi mukuru, birangira nkina ndi umukambwe. Ibintu nk'ibyo twagaragazaga amashusho y'amateka yabaye, yakorewe abakongomani bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda, batotezwaga mu burasirazuba bwa Kongo. So urakoze cyane. Hari ibintu bibiri ngiye kukubaza ubimfashemo. Uvuze ko ukunda kuba umutahi, ariko n'indirimbo bakundaga kuririmba mu nkambi ya Kiziba bagiye mu makwe yitwa Gasore ngwa mu nda. So hari ibintu bibiri nshaka kunkorera, turi no gusoza, turi kugana ku musozo, ariko mbere yo gusoza ndashaka kunkorera ibyo bintu bibiri. Ndashaka ko nibura
akantu gatoya kabatahira ugacemo ugasozanye n'iriya ndirimbo ubundi duhite dusoza. Iyo ndirimbo yego. Okay. Dore umudamazera wibabara wibabazimana yakwiremeye, dore umudamazera nza kugurira telefone yo muzu nubona umushyitsi aje ujye ubona umwitabe, dore umudamazera nza kugurira fanta yewe, nza kugurira fanta yewe. Abakurikiranye Kabagema TV komeze muryoherwe. Nza kugurira fanta kiza abashyitsi nubona iwanyu wageza abashyitsi bakire. Nasuhuza n'abakurikiranye Kabagema TV. Wavuze gasore? Yego. Cha ngorore gasore ngwa munda, cha ngorore gasore ngwa munda, gasore ngwa munda nidutinya urugamba, cha ngorore. Iyo ndirimbo rero Cha gasore ngwa munda abantu benshi barayikunda cyane ku mpamvu zaho naje gusanga hari turuka nsanga ari ubwino bukabije narengeje bufite n'igikabyo kirenze. ngo Cha gasore ngwa munda nyine abantu benshi bagasura munsi abantu bagiraga urugwiro iyo yabaga yabigeze mu rwabo ntabwo bagiraga umujinya nta nda y'umujinya nta matiku ntabwo mwa ntaki yashyushyaga ikirori cyawe mpaka kigeze. niyo mpamvu izo ndirimbo ntabwo ari zanjye ntabwo ari zanjye ariko gusa ndazikunda mpamvu mbikubajijeho umushyushyarugamba urumva n'ibintu byawe nawe biba bikureba. hanyuma waruvuze sinzi waruvuze nari nkubwiye ngo uraturirimba utwo turirimbo uko ari tubiri urakoze ugiye gusoza noneho ukora mu nganzo nk'abatahira akantu gatoya ubundi dusoza. murakoze cyane. amazina yanjye ni Agasore gasohoka ni agasore gasoza kagasezeye kugira ngo utaza kumenya ibyako by'inganzo kuvugwe no kubwira ngo umenye uko bikeshe gutaha kanita akaziranenge kazira ibyaha kazira amakosa kicara mu nganzo z'aho abataramyi bacakoye. iyo kavumbye kavumba umuco ntabwo kavumba inzoga zituma karwana imihanda. niyo mpamvu indimbano si utunenge rero ni udusimba twayidondanze imenanga ishyamba igikorangiza ibonye ku muntu umuturage ku mizinga ikibona Kabagema TV n'abakunzi ba Kabagema TV iravumera. urakoze cyane. guma so urakoze cyane. mwari kumwe na MC Hope arakoze cyane. Imana ikurinde. Niki wabwira abantu bakurikiranye Kabagema TV unabasezeraho ubahiriza bye bye? murakoze cyane. uyu munsi hano twateraniye kuri Kabagema TV mu kibanza cya Kabagema TV turagira ngo tubabwire yuko inama nabagira mwibuke gukunda biwanyu, mwibuke gukurikiza umuco w'iwacu kuko buri wese akunda iwabo. uko ukunda amagara yawe niko buri wese akunda amagara ye, bikongera ugatera intambwe ugakunda umuryango wawe, bikongera ugakunda igihugu cyakubyaye. amahanga arahanda umwanya na wundi n'umwanyirahende. kunda umuryango wawe ukunde bene wanyu bityo bituma ukunda igihugu cyawe. witware neza amagara araseswa ntayorwa. tuzasubire kandi mbabwira ngo ibyo biraka nibijya biboneka mujye mubwira ndi hafi yanyu. So urakoze cyane. ubutaha tugukenera uzatwitaba cyane rwose ntabwo nabura kwitaba Kabagema. sawa urakoze cyane. ntabwo ujya ntenguka.